Ndabasuje cyane abakomeje gukorekera Sky Rwanda. Uyu munsi tugiye kuzana full setup y'abantu bashaka kwiga kweditinga amafoto cyangwa se photo editing. Tugiye kwestara Photoshop, tuyicrackinge, mbere ukuntu dushyiramo ama plugins, mbere ukuntu dushyiramo ama panels, ama retouch beauty, ama screen file, ukuntu tubihuza tukabihuza na retouch beauty na retouch academy. Ibintu byose tubigire full setup. Kose ni free. Ndakwibutsa gukora subscribe umuntu wese uri gukurikira Sky Rwanda, ukore like, share, unasharinga abantu bawe ushaka ko bamenya ibintu tugenda twigisha, kugira ngo dukomeze kugenda duhugurana umunsi ku wundi. Ufite ikintu ushaka kutubwira cyangwa se kudusangiza, watwandikira muri comment cyangwa iyo nimero uri kubona muri screen yawe, kugira ngo igitekerezo cyawe tukigeho tubashe kugukorera ibyo wifuza. Urabona ko nafunguye Microsoft Explorer, then ngiye kureba ahantu hari setup zanjye, hanyuma nindangiza nestare imwe ku yindi kugira ngo tugende turushaho guhugurana. Reba ko nta WinRAR ifite mu mashini, nta uretse disk irimo utuntu duke cyane, nta bindi bintu birimo bihambaye. Ngiye bye kubyestara nkoresheje mashini yanjye. Icyo ngusaba ni ukurikira iyi tutorial neza, ntujye kure, ntuyitarutse, kugira ngo ibintu byose dukora ugende ubibona. Urabona ko nageze kuri mashini yanjye, ngiye kubanza nesare Adobe Photoshop 2023 niyo ndi gukoresha ubu ngubu, cyane bitewe nuko mashini yanjye yihuta cyane ko Adobe buriya Photoshop guhera kuri 2019 uyicrackinze ukongeramo ama plugin, ntaho yabitandukaniye na za 2023 na 2020. biba bitandukaniye gusa kuri icyo babitandukaniyeho gusa n'izindi features bongeramo iby'ama AI n'ibindi, n'ubundi mu buryo bwo gukora ni ntago bijya bitandukana. Uraba ko nageze kuri setup yanjye, uraba ndayifunguye, nge ndayifite iyi rifure, ndayifunguye ndangiza nkore left click kuri iyi setup yayo, ubundi nyiraning as administrator, nkore yes kuri ako kantu kaje, then kuri iyi option ifills up mite nkora continue. ni United States location, murabibona ni default, nta kibazo. nkore continue, ihita itangira kwiyestara. Iyo ufite mashini yihuta iragenda cyane, iyo ufite mashini yitonda installation igenda gake cyane, biterwa nuko mashini yawe yihuta. Ku bijyanye no gusettinga mashini yo kweshyiraho n'ibindi, mujye mudropinga comment ibyo mutekereza byose, nzajya mbibagiramo. Icyo muzajya mudusaba cyose nzajya ngerageza kukibaha. Urabona ko mashini yanjye ntabwo iri kugenda gake, ko ntabwo yitonda kamemu, ntabwo yitonda, iri kugenda yihuta. Urabona ko Photoshop iri kwestara igeze kuri 30. Nindangiza kwestara Photoshop ndestaramo retouch beauty, nestaramo more retouch academy, nestaramo skin finer na cracking. Hari abantu bajya bagira ibibazo mu kwestara izo pano nkubwiye n'izo tools nkubwiye, ndaje ngubwire ukuntu uzajya ubifixa. Channel hari ni Sky Rwanda, duhugurane tugire ibyo twunguka. Ndakubwira ko muri iki kinyejana ibintu byose tuzajya tubibagezaho biri free kuri YouTube. Icyo usabwa gusa ni like, share na comment, hanyuma ugakanda kukazogera, kugira ngo buri documentary cyangwa se buri tutorial yose dukoze ujye uyibonera ku gihe. Iyi Photoshop nestaye irani zip, ariko nanayifite izipinze ngiye Adobe Photoshop 2023 izipinze. Aya yose n'andi masoftware nkoresha ngenda nkenera, uyashaka wanyandikira se cyangwa wampamagara, nimero uri kwibona kuri screen, hanyuma nkayakohereza. Ibintu byacu ni for free, nta kibazo. Urabona ko negereje ko Adobe Photoshop yestara. Ikindi kandi buriya abantu batajya bamenya, cyane mu bakunda kujya muri ibintu byo kweditinga, ubwo ndabwira abatangizi
niba uzi ko uri umu beginner, mashini yawe igendanye n'ibintu uzakoreramo. Ntabwo bazaguha software ya Adobe Photoshop urareba iyi ni 2023 ngo baguhe 2026 ukoresha mashini ya i5. Biragora ukoresha mashini ya i3 cyangwa se izindi mashini zifite uburemere cyangwa se capacity na processor iri hasi. Niba ufite mashini y'igikoko, niba ariko nabyita mashini nyine iri strong, ukenera application waziraninga nta kibazo, ariko application zirengeje ubushobozi mashini yawe byatuma igenda gake cyangwa se ikajya crashinga bya hato na hato. Rero birakenewe ko ujya wesara application muri mashini wabanje kwitondera ukanamenya ko iyo iri compatible n'iyo mashini yawe. Icyo kintu kijya kigonga abantu benshi, ugasanga arayisaye uyu munsi ejo gukora bibaye ikibazo, ntiri gukora yanakora ikagenda gake, cyangwa se ugasanga yiyesha mashini. Ibyo byose no bujyanama bugendanye na mashini cyangwa se na accessoires zose za technically watwandikira cyangwa se ukaduhamagara. Nimero uri kubona wayandikira kuri WhatsApp tukaguha ubujyanama bugendanye n'ibyo bintu byose. Abantu bajya bibaza uko baformata mashini se, uko bakora iki, ibintu byose turahari, tuzajya tubibereka gake gake gatanu ku kandi. Urabona ko Photoshop yanjye iri kwiyestara, navuga ko biterwa, hari igihe itinda n'igihe idatinda, biterwa n'ukuntu mashini yawe yihuta. Ariko nanone Photoshop ntabwo ari akantu gake, ntabwo ari akantu gato kakestara nk'uko wakestara VLC, bisaba kaya atiretse nk'iminota 10 bitewe n'uko mashini yawe yihuta. Nge mashini yanjye igenda gutya, ndakeka igeze kuri 91, harabura umunota umwe, igenda ikwereka iminota ibura ngo birangire kwestara. Hanyuma abantu bagende batwandikira muri comment, mwandikemo ibitekerezo by'ibintu mushaka ko tubakorera, tuzajya tubibakorera buri munsi kuri no channel saa 9, hagati ya saa 9, saa 8 na saa 10 hazajya hatambukaho tutorial se cyangwa se icyegeranyo mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko kugira ngo urebe, wige, wihugure, umenye. Nicyo Sky Rwanda bibereyeho, turakwetitaininga mu bundi buryo, ariko twanagugura, twanakwereka ibintu byakugirira akamaro umunsi ku wundi, ugagira icyo ukura kuri iyi chaîne yacu. Hari abana baba bashaka kwiga ibintu byo kweditinga, hari abana bashaka kwiga kudirectinga, hari abana bashaka kwiga mashini. Umuntu akubwira ngo yize mashini aba afite ibintu byinshi yayizeho akurusha. Ibyo byose tuzatubicisha hano kuri ino YouTube channel, mutubaze uti uko wakemura aka kantu, uko wakora aka kantu, muri comment nyene kubona ibitekerezo byanyu kugira ngo tumenye ibyo tuzajya tubereka. Photoshop yacu igiye kuba yarangira kwiyestara, ariko icyo ndagira ngo mbwire ko nubwo yarangiza kwiyestara, hari ibindi bintu byinshi ukeneye nk'umupro kugira ngo Photoshop yawe ikore neza. Swat nayo ma retouch, swat nayo ma plugins, nayo ma tools, nuko kwicrackinga kugira ngo wongeremo utundi tuntu, niba ariko nabyita, dutuma izaba iyo mu pro, kuko ibintu byo kweditinga bisaba ngo ushyiremo imbaraga cyane. Ni ibintu biryoha, bivuna, ariko binasaba ubwenge. Urabona ko Photoshop yacu igiye kurangira kwiyestara. Abantu bashaka kuzajya bestara ama software, n'aya ma software ndi kugenda bereka, cyangwa se muzagenda munandika muri ma comment. Abantu bashaka kuzayestara mujye mutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se muduhamagare. Software ni for free, no kuzigwa nta kibazo. Urabona ko Photoshop yabaye install complete. Adobe Photoshop 2023 have been successfully installed. Ubwo cyo nkora nda closinga, ubundi njya hano kuri iyi window yanjye, urabona ko Photoshop yanjye
icyo nkora kugira ngo ijye igaragara hariya hasi buri uko ngiyeyo, ndayikanda left click, ubundi nze kuri more pin to taskbar. Urabona ko isize hano, ubundi nyifungure. Photoshop yafunguka byoroshye bitewe na mashini yawe. Ni bimwe nakubwiraga, uburyo application yitonda cyangwa se yihuta bijyanwa na mashini yawe. Niba mashini yawe yitonda, yego, niba mashini yawe yihuta, nabyo ni bari kumbwira ngo your graphic processor is incompatible, GPU detected, unknown GPU unknown. Urabona ko ariko bari kumbwira, ariko ibi ntabwo biba bibuza ko Photoshop wayikoresha. Urabona ko ibintu byose nabikoresha, nashaka na creating paper, ubundi nkakora ibintu byose. Urabona ko Photoshop yabaye full installed. Photoshop nkuko mubibona nayiclosinze, then ngiye kuza mu mafoda yanjye nshake skin finer. Skin finer ntabwo byoroshye kwifatisha cyangwa se kuyibona bitewe nuko izo ugenda ubona hari igihe bagusaba kuzishyura se cyangwa no kuzicrackinga, bikaba ari ibintu bigoye. Icyo ngiye gukora, ngiye kwestara skin finer. Reka turebe muri izi zose skin finer nabona ni ingiyi. Icyo nkoze ndayinstalle, nkanzeho click ebyiri cyangwa se wakongera ukayiraninga kuriya nabikoze. Icyo ukoze ni left click, hanyuma run as administrator, ugakora yes, ugakora okay, ugakora next, accept the agreement, ugakora next, ugakora next, ugakora next, then next, then install. Ugategereza umwanya muto cyane. Buriya skin finer ntabwo ijya igora, iri mu bintu nakunze ko kubyestara birihuta cyane, ni nk'ako kanya. Ariko urabibona ko setup yayo nari nsanzwe nyifite. Ushaka setup y'izi software zose wampamagara se cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp uri kubona kuri screen yawe, kugira ngo mbashe kugufasha. Muri bwihangane abantu bari bwumve sound idasoundinga neza, ni ukubera ko ntago turi upgrading ibijyanye na sound, ariko tumakinga sure ko biba byumvikana ibintu byose turi kuvuga. Urabona ko skin finer yabaye installed, ugakora finish. Hanyuma iyo bakubwiye ngo iyo ufunguye bagahita bakubwira ngo skin finer ikeneye buy this software and you can remove the trial watermark, get all feature upgraded for free, get offline support, activation code. Ibi biba ku muntu wayiguze, kandi twe ntabwo twayiguze, ntabwo ubwo bushobozi tubufite. Urareba ko ngerageje no gushyiramo nk'agafoto, kashake ifoto hano muri mashini yanjye. Ngerageze nshake ifoto, yego ifoto nayibonye. Okay, reka nshyiremo nk'iyi foto ya Sky Rwanda. Nindangiza nyikorere file savers, njye kuyisavinga, narangize karite niyo JPEG, nibyo resolution nta kibazo. Ubwo nkore save, mitema ahantu ndayisavinga, ni kuri desktop, nyandikeho uku nta kibazo, nkore save. Niragiza ntegereze iyi saving. Ninjya kuri desktop kujya kureba ya foto, nkayifungura muri photos. Okay, turasanga watermark. Yego, urabona ko hajeho watermark ya skin finer, kubera ko ntabwo iri free. Bari kutubwira ko bisaba kubyishyura. Iyo utayishyuye rero foto yose usevinze izaho watermark. Icyo ngiye gukora, ngiye kuza hano kuri desktop, nkore left, ndabanza nze muri za software zanjye shakemo crack file ya skin finer. Crack file
ndaza hano muri iyi Skinfiner Crack, mba nzifite nawanyarukira ukaza muri folder ya Crack ugakopiya aka kantu ka pectoral pe-control.drill ugakora copy, then ukabikuramo ukaza kuri Skinfiner ugakora left click ugakora open file location, hanyuma ukaza ugapestingamo ya file yawe ugakora continue, ukazimya iyi Skinfiner. Nindangiza nongere mbikuremo ndifreshinge, hanyuma mfungure ya Skinfiner. Sorry, ndaza nongere mbikore, nabikoze ifunguye. Ndaza nongere njye kuri ya Crack file, ubundi nikopiye, then nindangiza njye kuri left click open file location, then pasting replace file continue, ndangiza nyifunge, ndangiza nifungure Skinfiner. Sorry, remove try watermark. Skinfiner ishobora kuba yanze, icyo ngiye gukora ngiye kuyikorera uninstall. Bibaho hari igihe wakestara software ugasanga ntikunze, ngiye kuyikora uninstall, nta kantu ndi butaruke, ndakoresha uburyo cy'ibintu byose mbibereka uko mba nabikoze. Indangije nze kuri za software, ariko iyi reka mbe nyikopiye, nze kuri za software, then nze kuri ya Skinfiner setup nyestare, zestarwa mu buryo bumwe, kandi ikindi ziranihuta, niyo mpamvu ntihutishije ino tutorial se cyangwa ngo bigenze biti, ntago nihutishije, urabona ko yarangije. Hanyuma icyo ngiye gukora, urabona ko nanone garuye free trial, ngiye kuyikuramo, nze kuri window open file location, pasting mu kakana nari nakopiye, nka pasting ndifreshinge, nka pasting mu continue, nkore refresh, hanyuma nindangiza nze fungure ya Skinfiner. Urabona ko Skinfiner noneho ije ari free. Ninkora aka kantu nkagasevinga muri bwa buryo, ninkora nka savers akasevinga kuri desktop save, kanze turebe tugafungure, tujye kuri desktop. Okay, dore ngiyi ninyifungura, urabona ko yaje yakuye ama watermark. Hanyuma nifungura Photoshop yacu, ushobora kuba uri kweditinga ifoto ugakenera guhita ukoresha Skinfiner ukiri muri iyo foto uri kweditinga, ukiri muri Photoshop. Nibwo nkubwira ko iyo wabanje kwesara gutya Photoshop ukayisara na Skinfiner nyuma, then nindangiza afunguremo nk'ifoto runaka, nyifungure muri Photoshop. Iyo ubisoje neza, wabasha kwinjira muri Skinfiner ukiri muri Photoshop. Bikunda gukorwa n'abantu beditinga amafoto baba professionnel, baba pro, kuko Skinfiner icyo ukora ujya kuri filter, ukajya kuri photo toolbox, Skinfiner ukayikanda, already ihita iyifungura. Ariko bigakunda kuba iyo nta yindi Photoshop ifunguye. Urabona ko ndi gukora akantu kuri Skinfiner ngo ndebe utuntu nakoraho nahindura. Then nkore okay, igikoze byose ku ifoto bihita bijya muri Photoshop. Hari abantu bashobora kuba batari kubibona neza kuko turi gukoresha
video kanshyiremo ifoto muri Photoshop. Sorry, nari ndi gukoresha ikarita, reka nshyiremo nk'iyi foto muri Photoshop, nze muri filter, nze kuri scale finer. Nyuma urabona ko iyi yari before, show before, iyi yari before, iyi ni after, wabibona neza uko. Hanyuma nze ngira akantu gatoya nakoraho kuri skin finer, urabona ko iyi ni before, urabona ko before na after ari ibintu bibiri bitandukanye. Niba uri kubibona, iyi ni before, iyi ni after, before after, then nakora okay. Urabona ko irahita irodinga gakeya, ibintu byose wari ukoreye muri skin finer bigahita biza. Hanyuma ikintu ngiye kubereka ukuntu twakestaramo ziriya software nababwiye zindi zikorana na Photoshop. N'udutools tuba designed kugira ngo tuzafashe Photoshop cyangwa se tuzayunganira. Utwo harimo retouch beauty. Iyi retouch beauty nkanze, icyo ngiye gukora ndaza nkopiye iyi folder ya retouch beauty, ndayikopiya. Noneho nze kuri this PC, nze kuri local disk C, nze kuri program 5, nze kuri Adobe, sorry, nze kuri command file Adobe, nze kuri CEP, nze muri extension. Hanyuma urabona ni local disk C, program 5 H6, common file Adobe, CEP extension. Hanyuma pasting ya folder yanjye muri continue, hanyuma nkore refresh, ngaruke. Iyi retouch beauty abantu bazi kuyikoresha murabizi, muzi akamaro kayo, nayo tuzagenda dukora tutorial z'ukuntu bayikoresha. Mushaka mwana bitwandikira kugira ngo duhita dutangira kubakorera iyo tutorial. Hanyuma iyi retouch academy nayo ndashaka kuyibereka uko ikoreshwa. Retouch academy iyi nayo reka nyikopiye, hanyuma njyane muri ya 686 CEP, common file Adobe, CEP extension, nkore paste, continue. Hanyuma nze fungure Photoshop yanjye, nkwande okay, yes okay. Nyuma no opening ifoto yanjye, urabona ko ninza hano muri Windows nkakora kuri extension, urahita ubonamo beauty retouch version ya 3, window then legacy, urahita ubonamo beauty retouch version ya 3. Hanyuma bahise bama error cyangwa se error. Iyi error ikintu iri kuvuga ko beauty retouch itakextaramo hano kubera ko yabaye properly signed. Icyo ngiye gukora ndaza mfunge Photoshop, ubundi nze nandikemo hano muri search, ubwo naho ngiye kwereka uko bazajya ubifixa. Hari abantu bajya bahura n'ibibazo, wandikemo registry editor, nyikandeho then ni opening, uje muri IP current HKey current user, ujye yanditse software, uze muri Adobe, urabona ko mbonyemo CC11, nkore left click, nkore new string value,
nindangiza gukora ibi bintu nkoze abantu benshi bagomba babyigomba ndetse ntabwo ari abantu benshi gusa, buri muntu agomba kubyitondera, ukabasha kuba wakora ukoresheje ino nzira ndi kukwereka. Niyo yonyine agukorera, niyo yonyine yabasha kugukemurira kiriya kibazo waba warahuye nacyo mu gihe uri kwesitara aya ma plugins, bakakubwira ko atari gukoreshwa muri iyo software kandi wowe ubizi ko ayo ma plugins uyakeneye. Icyo ukora uhita uza ukandikamo ijambo player debug mode, player debug mode, hanyuma ugahita uyikirikaho kabiri, hanyuma kuri value data ugashyiramo 1, warangiza ugakora OK, then warasoza ukabikuramo, hanyuma warangiza ugafungura ya Photoshop yawe. Then warangiza ukopeninga ifoto, warangiza ugafungura ya Retouch Academy yawe. Urabona ko Retouch Academy yafungutse neza, abantu bazi kuyikoresha, bazi ibintu ikora, hano bahita batangira kuyibyazamo umusaruro. Iyi niyo abantu tuzagenda tubereka amatutorial yayo, ariko iyi software ku mufotogarafa wese cyangwa se umu editor wese abayisabwa, abayikeneye, kuko ni iy'ingenzi cyane. Ariko urabona ko iri gukora neza, Skinfine nayo iri gukora neza. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel yanjye, yacu, yanyu ya Sky Rwanda, kugira ngo ibintu byose uzajye ubibonera ku gihe. Nimero iri kuri screen yawe wayandikira kuri WhatsApp cyangwa ukayihamagara ukeneye ubujyanama se cyangwa ikindi gitekerezo watwungura. Murakoze, mugire ibihe byiza.